mukayaha abantu. Aya mazi nayo muri Isiraheli, hamwe Yesu ngo yabatirijwe muri Yorodani, maze za ndindagizi zanjye nazo zitazi iyo biva n'iyo bijya. Mbega ngo muratanga amadolari, icyo ukora amafaranga mwahaye izi nyatsi, iyo muyaha Imana by'ukuri mukayafashishamo abakene, ubu muba mugeze kure. Kandi bamwe izi nyatsi zabateye inyatsi, namwe mwabaye inyatsi. Hari ubundi buryo buzafunga isengero, kandi ni uburyo buzikorera. Reka mbabwire, nta mupolisi uzagenda, nta n'umuyobozi uzagenda afite urufunguzo n'ingufuri na cya gipapuro gifunga. Hoya baraza basiga umwanda inzu y'Imana, bituma abantu bazinuka isengero, babona ko nta kigenda, babona ko ari ibintu bisanzwe. Waba uri n'umukozi w'Imana bakagufata nk'abandi, wanavuga Imana ngo namwe mwese muri abahashyi. Nyuma y'ifungwa ry'isengero ni iki kigiye gukurikiraho? Ntibatubwira ko gushaka abagabo batatu ari karande mbi, ntibatubwira ko guca inyuma umugore wawe ukajya gusambana hariyo karande mbi, ngo kuko ari ibitaka bivuye muri Isiraheli. Reka nze nkubwire, iyo ufite imbaraga z'Imana, n'igitaka cyaha ngaha mu Rwanda naho bwabo butaka bw'ahantu butera nabwo burya bwakora. Rimwe abantu barambwiye, mama Sharire, turagufana kandi turakwemera, wafunguye itorero ko tuzakuyoboka. Ibi bintu nabibwiwe n'abantu benshi kandi kera, ariko se nkicara ngatekereza, ubundi gufungura itorero niki Imana ishaka kuri? Uje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko mukomeye, nizere ko muguwe neza, umwami Imana akomeje kubarinda. Uyu munsi n'ubundi nagarutse, murabizi ko ubushize mwabonye episode ya mbere, nababwiye ko iyi agenda narayiberetse n'ubushize, n'ubu turaza kongera kuyibereka muri iki kiganiro. Ubundi gutanga ubutumwa bwo muri iyi agenda ni ya 2015, itariki 2 z'ukwa karindwi. Ndagenda ndebamo amagambo y'ibintu Imana yagiye ivuga muri icyo gihe, kuko Imana yahacira avuga. Hanyuma turebe muri iki gihe tugezemo twakora iki, Imana irabivugaho iki. Nonaha ubushize nabasobanuriye ukuntu abantu bafungiwe isengero, ukuntu abakristo bakwiye kubigenza, n'uruhare rw'Imana mu gufunga isengero. Mbwira n'abantu ko mudakwiye gusengera leta nabi, cyangwa ngo musenge mupfusha ubusa amasengesho yanyu, kuko Imana ibiri inyuma. Kandi ni byiza ko ibintu byose bibaye abakristo baba bagomba kumenya impamvu bibaye. Ubaye uri umukirisitu, ibintu bikaba ku matorero, bikaba mu gihugu, utarabimenye, bitamenya ko utajya usenga. Kuko Imana iyo dusenze tubwira iby'imisi n'ibihe, kugira ngo umunsi byageze tutazajya turwana twirwanirira, ahubwo tujye tumenya uko tugomba kurwana urugamba. Nonaha ndashaka gukurikizaho iki cyiciro kivuga ngo aho nagarukiye ni ku ifungwa ry'isengero, ariko noneho ndashaka kuvuga hano havuga ngo nganongere mbusubiremo. Ngiye guca isengero bya burundu, nzazisenya kandi nyinshi, ariko izo nzasiga nzakorana n'abakozi banjye, kandi nzamanura imbaraga n'ibimenyetso bidasanzwe. Hanyuma ngiye kureba kuri iki kintu kivuga ngo isengero zizasigara, Imana izakorana n'abakozi bayo. Nicyo tugiye kuganiraho. Mbabwije ukuri, ibintu by'isengero byarivanze. Hari abantu basenga Imana y'ukuri, bagira n'imbaraga z'Imana muri bo, ariko bagiye baburizwamo na ba bantu bajya kugura imbaraga. Hanyuma izina ry'Imana cyangwa mu nsengero ubona ko haje ikintu cy'uko abantu bazinutswe isengero bitewe n'abantu bazijemo batarahamagawe n'Imana, atari n'abakristo batanakijijwe. Baraza basiga umwanda inzu y'Imana, bituma abantu bazinuka isengero, babona ko nta kigenda, babona ko ari ibintu bisanzwe. Waba uri n'umukozi w'Imana bakagufata nk'abandi, wanavuga Imana ngo namwe mwese muri abahashyi,
ukabona yuko birivanze, ahari Imana n'ahatari Imana ntiwahamenya, utari mu zindi mbaraga, bibi bintu by'akavuyo, bibi bintu by'umwanda. Ariko nje kukubwira ngo ni iki Imana ivuga nyuma y'ibi bintu. Nyuma y'ifungwa ry'isengero hazakurikiraho iki? Nyuma y'ifungwa ry'isengero ni iki kigiye gukurikiraho? Mureke mbabwire, hari uburyo bubiri isengero zizafungwamo. Uburyo bwa mbere ni ubu leta ikoze. Ubu buryo bwa mbere leta ikozemo ibi bintu bakoze ni buryo bwa mbere isengero zikinzwe. Hari ubundi buryo buzafunga isengero, kandi ni uburyo buzikorera. Reka mbabwire, nta mupolisi uzagenda, nta n'umuyobozi uzagenda afite urufunguzo n'ingufuri na cya gipapuro gifunga. Hoya hariya ho ntabwo Imana izakoresha buriya buryo. Nta muyobozi izakoresha, ntawe uhari, ahubwo Imana yo izabyikorera. Iki ni icyiciro cya mbere mu ntega amatwi. Hari ikindi cyiciro cya kabiri cyo gufunga isengero. Ubu isengero zikinzwe kubera isuku n'ibindi byangombwa leta ishaka. Hari ubundi buryo Imana izikingiramo isengero. Hari uburyo Imana izakingamo isengero ku buryo urusengero ruzaba rurangaye ariko nturwinjiremo. Hari uburyo Imana izikingiramo isengero bundi. Nabwira abantu rero banafite isengero ntaraharenga ngo nimwige guhamagarira Imana abantu muyibazane ku Mana. Nimubazane ku Mana. Abantu mubabwire ukuntu ari nziza, mubabwire birinde ibyaha. Ariko mureke mbabwire, njya ndeba inyigisho zitangwa mu nsengero nabo twitwa ngo turemera. Hari abantu b'abapasiteri n'abaki mu nsengero batagira ibyo bica ntibagire n'ibyo bakiza. Mutarimo gukora ngo mujyane n'intego yo guhindurira abantu kuri Kristo. None se umuntu nutamubwira ibyaha akora ko ari byo bizamutandukanya n'Imana, ugakomeza umuhungiza umubwira imigisha, ubwo ngubwo uri kubakira Imana. Gusa ni mubimenye ko isengero zizakingwa mu buryo bubiri. Ubundi buryo n'Imana izazikingira, ntabwo ari bya bipapuro izakoresha. Ubu ni uburyo bwa mbere. Ubwo rero abantu bafite isengero, ikintu gishobora gutuma urusengero rwawe ruzabaho igihe cyose n'imyaka yose ni ukugira target, kugira intego yo guhamagarira abantu kuri Kristo. Imana yaba iri mu ijuru ikabona ufite ishyaka ry'uko abantu baza ku Mana, abantu baza ku Mana. Kandi umuntu wahamagariye abantu ngo nibaze ku Mana, ni ukuri nta cyaka kizamwica, nta nyota azagira. Hoya uyu muntu ntazagira inyota, uyu muntu ntazagira inzara. Uyu muntu Imana izamuha support, izamuha inkunga, izamwagurira imbago. Erega kubihamagariraho ntabwo ariko kuzatuma baza, ahubwo nabo wacungiragaho uzababura. Iyo uhaye Imana abantu ukababwira ngo nimujye kuri Kristo, Imana nayo ikuyoboraho imigisha y'amafaranga y'imifungo. Uba ariko mubigenza. Nonaha ndashaka kukubwira ngo nyuma yo gufungwa kw'isengero n'uburyo bundi Imana izifungiramo isengero, hari ikintu gikomeye kizaba mu nsengero. Icyo kintu ni iki? Nuko Imana izasoka imbaraga z'Umwuka Wera mu nsengero. Izasoka imbaraga mu bakozi, izasoka imbaraga mu bakirisitu. Izo mbaraga ni ziza, ikintu cya mbere zizaza zije gukora ni ukubohora abantu ingoyi z'ibyaha. Burya umuntu wakubohora, hari ukuntu dufite abanyamitwe n'abatekamitwe ngo basengera abantu ngo bakava muri za karande. Kandi karande shahu batwigisha ukuntu ari abagome, batubwira yuko kuba tutagenda mu modoka nziza ari karande z'iwacu, bakatubwira ko ukuntu tutubaka amazu ari za karande z'iwacu, bakatubwira ukuntu ushaka ntube mu rugo rugasenyuka ari za karande. Abagome ntago bajya batubwira ukuntu karande mbi hari y'icyaha.
ntibatubwira ko gushaka abagabo batatu ari karande mbi, ntibatubwira ko guca inyuma umugore wawe ukajya gusambana hariyo karande mbi, ntibatubwira ko kwiba no gutubura dukoresheje impano ari karande mbi, ntibajye batubwira ko ibyaha ari karande, ahubwo batubwira ko ibyago ari karande. Ngiye kukubwira ikintu cyiza nka karande mu buzima bwawe kigafunga amasezerano y'Imana, ni icyaha. Ya mijinya yo mu miryango, za karande zo gutukana, za karande zo kurwana, za karande z'inzangano, ugasanga mu muryango nibyo byari, izo nizo karande mbi. Nubona ufite karande z'ibyaha bimwe byakwizingiyeho bikanga kukuvaho, uzamenye ngo wenda bazagukorere deliverance, bakujyane muri rwa ruzi. Numvise ngo hari uruzi ruba muri Isiraheli, bajya kuzana amazi bakayagurisha inaha, hanyuma ubu naho hari intambara, ntango mwajya kumuzongera kujya guteka imitwe muzana y'amazi muyacuruza mu bakirisitu, na ya mabuye mukurayo, na ya misenye n'ibitaka mujya kuzanayo. Icyokora mwarabicuruje iriya ntambara itaraza, mwarabicuruje pe, mwacuruje ibitaka, mwacuruje amazi, ngo kuko ari ibitaka bivuye muri Isiraheli. Reka nze nkubwire, iyo ufite imbaraga z'Imana, n'igitaka cyaha ngaha mu Rwanda naho bwabo butaka bw'ahantu butera nabwo burya bwakora. Mwarabacuritse murabacurukura, mukajya muzana amazi mukayaha abantu. Aya mazi nayo muri Isiraheli, hamwe Yesu ngo yabatirijwe muri Yorodani, maze za ndindagizi zanjye nazo zitazi iyo biva niyo bijya, mbega ngo muratanga amadolari. Icyokora amafaranga mwahaye izi nyatsi, iyo muyaha Imana by'ukuri mukayafashishamo abakene, ubu muba mugeze kure. Kandi bamwe izi nyatsi zabateye inyatsi, namwe mwabaye inyatsi. Imana izasuka imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zikuzinura uburaya, imbaraga zikuzinura ubusambanyi, imbaraga zigukuramo urwango, imbaraga zigukuramo ishyari, imbaraga zigukuramo kwanga igihugu, imbaraga zigukuramo kwanga itorero, imbaraga zigukuramo kwanga abantu, imbaraga ziguteramo urukundo, imbaraga ziguteramo ubumuntu, imbaraga zikugira umuntu mwiza, imbaraga zikugira umuntu ufitiye abandi umumaro. Izo mbaraga n'iz'Imana izasuka. Imana izasuka imbaraga zikiza abantu ibyaha, Imana izasuka imbaraga zikiza abantu ibyago, Imana izasuka imbaraga mu nsengero, abakozi b'Imana Imana yahamagaye. Haleluya. Imana izasuka imbaraga mu biganza byanyu, Imana izakorana namwe ibitangaza byo ko umuntu azajya afata mikoro ati haleluya, nje gushima Imana, nari ifite uburaya bwandembeje ariko ubu ndi muzima. Ariko ubuhamya ubu dufite, runaka yarasengeye ntafite perime ndayibona. Imana nihabwa icyubahiro. Kuki se atagusengeye ngo ureke n'amajipo, ureke kuzamura amajipo y'abagore? Ubwo urumva yarakumariye iki? Ubundi se perime uzayimariza iki? Perime uzayimaza iki usambana? Udufaranga twose uzajya uverisa bosi 10,000 cyangwa 20, buriya 5 usigaranye uyahonga indaya. Ubundi se kugusengera ukabona perime yonyine bizakumarira iki? Haleluya. Runaka yaransengeye, hanyuma rwose nari ifite fiance, byarakunze, twakoze ubukwe, uyu ni umutware wanjye rwose, Imana imuha umugisha, afite amavuta. None se ko yagusengeye ukubaka urugo, basi yagusengera ukareka n'uburaya, ukareka guca inyuma umugabo wawe? Ubundi se kuba waragiye kubaka urugo ufite umugabo ukaba umugerekaho n'abandi bagabo, uyu muntu wagusengeye iyo abanza akagusengera umwuka w'ubusambanyi ukakuvamo, nibwo yari kuba kugiriye neza, kuko gutunga umugabo umwe nibyo byari kukunyura. Ubundi ntacyo yakoze. Ngewe rwose ndashima Imana, mbi Burayi, runaka niwe wansengeye mbona visa, nukuri Imana iguha umugisha, ufite amavuta. Wagiye i Burayi ariko kujya mu ijuru ho ntuzajyayo, kuko ibikorwa byawe ntibizakujyana mu ijuru. None si umuntu agiye i Burayi birangirira aho abageze mu ijuru? Urugendo rurakomeza, komeza guhangana na Satani. Ahubwo nagusengera ugira ubugingo buzanakujyana mu ijuru. Ubi Burayi ariko uri n'umugenzo ujya mu ijuru. Runaka rwose nje gushima Imana muri uru rusengero rwe, nahaje ngowe ndi umushomeri nta kazi ngira, none nabonye akazi. Reka nkubwire, rwose Imana yarakoze ko yakaguhaye. Hanyuma se ko ufite akazi konyine, kuba ufite akazi byonyine udafite Imana, ukaba ukorera amafaranga ariko ubugingo bwawe utabukorera,
ibyo bintu bibamarira iki? Aba bantu babasengera mugakira ibyago, kuki batabasengera ngo mukire ibyaha? Ko ibyaha ari byo bizana ibyago. Ntacyo babamariye. Imana rero imbaraga izasuka ntabwo ari imbaraga zo gukora ubusa. Yesu iyo yamaraga gukiza umuntu akamubwira ngo dore icyago cyawe kirakize, ahita anakubwira ngo ibyaha byawe birababarirwa. Iyo ukize icyaha ugakira n'icyago nibwo uba uri muzima, ariko iyo ukize icyago ntukire icyaha, byose ni hahandi nta muzuru. Mbese ni nko kuva muri uyu mwenge winjira muri uyu. Imana izasuka imbaraga zikiza ibyaha, Imana izasuka imbaraga zikiza ibyago, Imana izabohora imitima y'abantu, Imana izatanga ubugingo, Imana izatanga ibyishimo, abantu bazagubwa neza. Isengero Imana izasiga ikemera ko abantu bagomba kuzisengeramo, zizaba isengero nkeya ariko ni insengero zizamanurwamo imbaraga z'Imana. Icyo gihe rero nta muntu uzaba ukivuga ngo se ubusengera aha ngo cyangwa sengera ubu se twabwirwa n'iki ahari Imana naho itari. Ubu se koko tuzabwirwa abakorera Imana ari bande, abatayikorera ari bande? Aya magambo ari igihe azashira burundu. Ujye winjira mu rusengero umenye ngo uyu ni umukozi w'Imana. Imana izabivangura ibishyire kuri gahunda. Rero dushonje duhishiwe. Isengero zizasigara, Imana izasuka imbaraga muri izo sengero, Imana izatanga ibitangaza n'ibimenyetso. Hanyuma ndashaka gusoza ariko maze gutanga inama. Ndashaka gutanga inama no kugira ikintu mbabwira. Ndashaka kubwira abantu. Ndashaka kubwira abantu bafungiwe isengero, ndabaha iyi message. Nimba uzi ko urusengero rwawe barufunze, nkuko wavuze ngo Imana yakubwiye ko uzagira itorero, birashoboka ko n'Imana yakubwiye ko uzagira itorero ariko ukihutisha isaha yayo, ukabikora mu gihe kitari icyabyo, ukabikorera aho Imana idashaka, ukabigenza uko itabishakaga. Imana nikubwira ngo izaguha itorero, ujye usenga unayibaza igihe rizazira. Ibintu byose uzajya ubikora wibaza, ese iki ni igihe cyo kugira itorero? Ese itorero ryanjye rizaba rimeze gute? Ese umurongo ngenderaho mu itorero ryanjye uzaba umeze gute? Ariko ntuzahuruduke. Mwagize abantu babashuka. Nanjye abantu bajyaga banshuka. Ubu nanjye mba ndi kurindagira ndi gukama ikimasa. Rimwe abantu barambwiye, mama Sharire turagufana kandi turakwemera, wafunguye itorero ko tuzakuyoboka. Ibintu nabibwiwe n'abantu benshi kandi kera, ariko se nkicara ngatekereza, ubundi gufungura itorero niki Imana ishaka kuri nge? Ese Imana koko ibona ko nzaba umuntu ufungura itorero ikankoresha mu buryo nzaba afite urusengero rwanjye? Ngewe buriya hari ibintu nisabiye Imana. Hari ibintu nisabiye Imana byerekeranye no kugira itorero ryanjye cyangwa no gufungura urusengero, kuko nzi ko nabyo Imana ijya ibyemera. Ibi bintu byo kwirirwa nza gupfundikanya ngo ariko abantu barapfundikanya baranavunika. Umuntu akabaho atagira urusengero, hanyuma akajya ku muntu ufite urusengero, abakirisitu be bagenda nawe akazana amabi. Ibyo bintu ni umwanda. Nimba Imana ishaka kuyikorera yaguhaye urusengero rwawe. Imana nishaka kuyikorera uzayibwira igushyigikira iguha uburyo nibwo izaba ibirimo. Ariko bwa buntu bwo kujya gupfundikanya muteka imitwe ntabwo Imana igiteka imitwe. Ibintu byayo biba ari original, biba bikoze neza kandi biteguye neza. Imana nikubwira ngo uzayobora itorero izaguha uburyo. Imana nikubwira ngo izaguha itorero izaguhe n'abanyetorero, izabinyuze mu maboko yayo. Nihagira n'ikiba uzayibwira uti dore ibintu byawe byajemo ibibazo. Icyo gihe Imana izagira gute? Izanirwanirira. Muri iyi minsi rero, muri ibi bihe, ubu tubonye agahe, abantu babonye agahe ko kwisubiramo. Banza wicara uvuge ngo mbese nkifite urusengero, urusengero nkirufite ninjije abantu bangana iki ku Mana? Ese target nari ifite batararufunga ni iyihe? Ese ko kuri urusengero rwari urwo kujyana abantu ku Mana? Ese ko kuri urusengero rwari urwo guhamagarira abantu kuri Kristo? Hanyuma rero nawe uvuga ngo ngewe ntasengeye kwa runaka sinasenga.
yego ntiwasenga kubera ko usenga runaka, ariko nimba usenga Imana uzasengera no kwa runaka. Imana nibaha umugisha. Imana nibaha umugisha. Nagira ngo mbabwire ngo nyuma yo gufungwa kw'isengero, isengero nkeya zizasigara igihe leta izaba yakinze n'Imana ikikingira. Imana izasuka imbaraga mu biganza by'abakozi, kandi Imana izasuka ubushobozi muri bo bwo gukora ibitangaza, abantu bakizwa ibyaha ndetse n'ibyago. Isengero Imana izaca ko kavuyo, abantu nibinjira mu rusengero bumve bararuhutse, ariko ubu ngubu abantu binjira mu rusengero n'ubundi bakomeje kuruha. Icyo gihe Imana izatanga itandukaniro ry'ibyo mureba n'ibyo muzaba mubona icyo gihe, kuko icyubahiro cy'Imana izongera ikigarure mu nsengero, izongera ihesha agaciro abakozi bayo. Ubu ngubu abantu batuyoreye hamwe ngo twese turi bamwe, ntacyo bidutwaye, ariko Imana icyo gihe izavangura abakozi n'umukozi, kandi abantu bazahabwa icyerekezo cyo gusenga, ndetse n'abantu bazakorera Imana bumva yuko bari gukorera Imana. Imana izakura igisuzuguriro ku bakozi no ku nsengero zisenga by'ukuri. Imana rero nibaha umugisha. Abantu batarakora subscribe nimuyikore, mukore share. Turabakunda. Imana ibaha umugisha.